Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data muri iki gitondo tubanje Imana. Nyemerera uhereza Imana icyubahiro, ushima Imana yakurinze. Hereza Imana icyubahiro ibikuberamo. Hereza Imana icyubahiro intwari ku rugamba. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Nkwifurije umugisha w'Imana muri uyu munsi. Nkwifurije kurengerwa n'Imana, gutabarwa n'Imana. Nkwifurije kuburanirwa n'Imana hahandi utazi, aho bacurira imigambi mibi, wowe Imana ikuburanira ikurengere bakibipanga. Imana yice imigambi y'icakura n'incabiranya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze rero muri iki gitondo wakire kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, izinze ijoro rizinguye amanywa. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Wowe uri ku yindi migabane, Imana ishimwe ko yakurinze kugeza muri aya masaha uhagazeho. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabashuje inshuti zanjye, abakristo dusengana mu itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ikomeze ibarinde kandi bagirire neza. Mubone Imana, mubone Imana muri uku kwezi kwa munani turimo. Muzabone Imana, Imana izabigaragarize, Imana izabateteshe, Imana izabanezeze. Mubone Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tuzindutse turi imbere y'Imana, tuyishimira aho igejeje ikora, tuyishimira ibyo yakoze, tuyishimira ko yashyize mu bikorwa imigambi yayo myiza kuri twebwe. Yabigenje neza kuko twe turi proje z'Imana. Yagambiriye kuturema dutya, igambirira kutugira neza, igambirira iturwanirira ikaturengera. Ibyo warabibonye, nanjye narabibonye. Imana yagambiriye kuguteturura. Ibyo Imana yagiye guteturura si rimwe si kabiri. Imana yagiye gukuraho ibisebo n'ibimwaro. Imana ishimwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri TM yacu y'iki cyumweru ivuga ngo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni muremure cyane ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana, Imana ihagarara mu mugambi wayo, yarangiza ikavuguruza, igakuraho imigambi y'ababisha bawe. Umugambi w'Imana ni mwiza cyane kuko Imana iwuhagararamo ikakugirira neza. Umugambi w'Imana, Imana iwuhagararamo ikibuka amasezerano yagusezeranyije ikayasohoza. Umugambi w'Imana ni mwiza cyane ku buzima bwawe. Nagira ngo nkubwire ngo abagambiriye kukugirira nabi ubihorere, kuko wowe uri mu biganza by'Imana kandi uri mu gicucu cy'amababa ya Yesu Kristo. Uriho kubw'umugambi w'Imana, ugenda kubw'umugambi w'Imana. Ni ukuri ibyo ukora byose ubikora kubw'umugambi w'Imana. Imana ikugirira neza kubw'umugambi wayo. Ntabwo ari ibitambo, si ugukizwa cyane, si uko watanze amashimwe arenze ay'abandi, ariko Imana ikurengera kubw'umugambi wayo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ahubwo wowe ufite inshingano, ufite devoir, ufite ibyo usabwa. Urasabwa nawe kujya ugambirira neza. Nimba wumva uri umwana w'Imana, ujye ugambirira neza, ugambirire gukora neza, ugambirire kubana na bene so amahoro, ugambirire kubana n'abantu amahoro, ugambirire neza, ugambirire kwirinda ikibi n'igisa nacyo, ugambirire kuva mu byaha, ugambirire gukizwa, ugambirire kwihana mu izina rya Yesu Kristo. Ugire imigambi myiza, kandi iyo migambi myiza ni byo bivamo wowe. Mbese umuntu iyo akurebye akwitiranya n'imigambi yawe. Imigambi yawe niyo ivamo ibyo ukora. Ibyo ukora nibyo witwa imigambi yawe. Ugambirire neza. Nugambirira neza uzakora neza. Nukora neza uzagira izina ryiza. Imigambi yawe, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Nawe ugambirire neza. Nyemerera dusome igitabo cya Dawidi, Zaburi y'140. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nifuze yuko tuza gusoma umurongo wa 9, ariko kugira ngo twumve neza iri jambo, reka dusome twihuse mu izina rya Yesu Kristo. Dusome Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi.
uwiteka nkiza umunyabyaha undinde umunyarugomo bibwira ibyigomwa bakajya bateranira umurwano basongoye indimi zabo nk'inzoka ubusagwe bw'inshira buri munsi y'iminwa yabo uwiteka nkiza amaboko y'umunyabyaha undinde umunyarugomo bagambiriye gusunika ibirenge byanjye ngo bangushe abibone banteze umutego n'igisambi banteze ikigoyi iruhande rw'inzira banciriye ibico nabwiye uwiteka nti ni wowe mana yanjye uwiteka tegera ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye uwiteka mwami imbaraga z'agakiza kanjye ujye utwikira umutwe wanjye ku munsi w'intambara 9 uwiteka ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka ntufashe umugambi we mubi kugira ngo batishyira hejuru amen Imana ishimwe iri ni ijambo Dawidi ni isengesho yasenze ntabwo byari bimworoheye ubwo Sawuli yashakaga kumwica igihe cyose yajyaga agambirira kumugira nabi igihe cyose urabona Dawidi yageze ku murongo wa 4 aravuga ngo basongoye indimi zabo nk'inzoka ubusagwe bw'inshira buri munsi y'iminwa yabo arangije aravuga ati uwiteka nkiza amaboko y'umunyabyaha undinde umunyarugomo aho ngaho yaravuze ati uwiteka ndinda rwose izi ntambara uku kuntu ahora antera amacumu uku kuntu ahora amiga ashaka kunyica aravuga ati uwiteka ndinda amaboko y'umunyabyaha ndinda amaboko y'umunyabyaha kandi undinde umunyarugomo rero Dawidi yakomeje anabivuga aravuga ati banteze umutego n'igisambi banteze ikigoyi iruhande rw'inzira bancira ibico aravuga ati bagenda bantega ahantu ncamo baba batezeho ibigoyi ibintu byamfata ariko uwiteka nkiza amaboko y'umunyabyaha nuko Dawidi arasenga ageze ku murongo w'9 kuri 7 yabanjije kuvuga ati ni wowe mana yanjye uwiteka tegera ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye aravuga ati ni wowe mana yanjye kandi uwiteka mwami imbaraga z'agakiza kanjye aravuga ati ni wowe ubasha kunyiza ni ukuvuga Dawidi yabwiraga Imana akayibwira ubushobozi bwayo akayibwira imbaraga zayo akayibwira ko ariho ku bwayo Imana ishimwe arangije rero ageze ku murongo w'9 aravuga ati uwiteka ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka ntufashe umugambi we mubi Imana ishimwe nawe muri iki gitondo niko wasenga umugambi mubi ufitwe mbere na mbere na Satani n'abadayimoni batajya bigera bahwema na gato kukugirira nabi kugushakisha rero iyo bageze mu mwana w'umuntu bakamugira igikoresho bakamugira inzira yo kukugirira nabi icyo gihe uratese kukababara cyane niyo mpamvu ahangaha Sawuli yari yuzuyemo umwuka w'ishyari nigomwa akavuga ati Dawidi ntago azaba umwami Dawidi ntago yasimbura ku ngoma rwose nibwo agambiriye kenshi kumugira nabi kumwica kandi ibyo uwiteka Imana yagambiriye kuri Dawidi nta mwana w'umuntu nta mutware nta kinyamaboko nta kinyembaraga cyashoboraga kuvuguruza umugambi w'Imana kuri Dawidi narakubwiye ngo umugambi w'Imana ni muremure cyane kandi umugambi w'Imana ni mwiza cyane kandi Imana ihagarara mu mugambi yagambiriye ku mwana w'umuntu ikasohoza ibyo yavuze n'ibyo yagambiriye Imana ishimwe rero Dawidi aravuze ngo unkize Imana ishimwe abwiye uwiteka aravuga ati rwose ntufashe umugambi we mubi
ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka, kandi ntufashe umugambi we mubi. Imana ikugirire neza, igutabare muri uyu munsi. Imana ntifashe umugambi we mubi. Imana ntifashe umugambi w'umwanzi wawe. Imana ntiyemere ibyo umunyabyaha ashaka ku buzima bwawe, ibyo ari kugambirira kuguteranya we kwe, kukuvuga nabi kwe, kugenda guharabika kwe, kugenda cukura ibyobo mu nzira ucamo. Ibyo byose Imana ibyitegereze, nirangiza ibivuguruze mu izina rya Yesu. Imana ntibyemere ibyo umunyabyaha yashatse ku buzima bwawe, biburizwemo n'umugambi w'Imana mwiza ku buzima bwawe. Batega Imana itegure, baguteranye Imana ikuburanire, basiba amayira Imana ifungura izindi, mu izina rya Yesu Kristo, kuko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza, Imana igutabare ikurengere, Imana ikurwanirire, Imana yica imigambi y'icakura n'incabiranya, mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.